Uwitwa Kirikou yabwiye aba DJ bati nimugera kuri stage mugiye kuncurangira ibyuma mubimennyemo amazi cyangwa se mubizimye. Kirikou we aba DJ bose bazana ngo ibyuma byabo bahita baza bacumukora ibyari biri gukora bacumekaho ibyuma byabo. Uwitwa Kirikou yibye telefone y'umunyamakuru hano i Kigali mu Rwanda. Bitetse Kirikou ari mu bantu bakandira kanyenyeri uwitwa Patrick the Entertainer. Filipita ari gucuranga uwitwa Double J ibyuma nabwo byaje gupfa cyangwa se bakina indi ndirimbo y'undi muhanzi. Uwitwa Double J bigera n'ibintu bya danje nagaragaza yuko yasuzuguriwe mu gihugu cyo mu Rwanda. Sibye umudirector avuye mu Burundi no mu Rwanda twaba tumwifuza kano kanya. Nanone nshingiye kuri post y'umuntu witwa Dumba ndagira ngo ngubwire yuko uwitwa Kirikou hari igihe umuntu afata ingingo imurengera akayikoresha nk'intwaro wenda yo gukoresha kugira ngo atumbagire mu kindi kintu cyangwa se agere ku rundi rwego. Bivuze ngo ubu urimo urakomeza kubaka izina. Apana gucuranga ngo nerekane ubuhanga bwanjye gusa, noneho nkiremo creativity, nzane n'ababyinnyi cyangwa se abadancer kuri stage baye babyina, mvanga imiziki koko byanyabyo, ariko no kuri stage aba ari ahantu hagaragara neza kandi ubona yuko umuntu ukumva indirimbo nziza no kuri stage amaso yabamwereka ikintu atarabona mu buzima bwe. Wo n'umwereko w'umuntu witwa DJ Brianne. Yes, nongeye kubasuza mbani ikaze kuri mwaka subscribe kuri YouTube channel Ela Nation TV. Takingira Rwanda ni gitona mu biganiro bitandukanye binyura ku muyoboro YouTube channel Ela Nation TV. Takingira nyita umufuza showbiz nyarwanda ingwa ku butaka ende kuri showbiz umwami w'imihanda inshuti y'aba diaspora n'abanyarwanda bari muri kino gihugu mu ndane. Wongera izina yuko nsigaye nitwa igiturika mwoka byaramwe. Ngarutse mu nkuru nabonye zacicikanye ku munsi w'ejo bundi, niyo mpamvu nari gukoresha igihe kinini ndakoresha iminota micyane igende fa kwa muri buze gusobanukirwa. Mugitaramo cyabaye ku cyumweru ngira ngo cyitwa celebration, ni igitaramo cyahuriyemo uwitwa Kirikou akira, harimo abitwa ba Davis D, hakazamo abahanzi benshi bagiye batandukanye ndetse azamo n'aba DJs bagiye batandukanye ngira ngo mwarabibonye cyane ko cyari igitaramo cyari kirimo umuntu witwa DJ Brianne usigaye ufite umwihariko mu kuntu akora ibintu bye n'ukuntu avanga imiziki n'ukuntu kuri stage yaba hasa. Urumva ari umuntu DJ yego koko mukabyina nk'abafana cyangwa se nk'abantu baje kureba uwo DJ. Akuno witwa DJ Brianne hari ukuntu asigaye afanga umuziki ndetse n'imbere kuri stage aho mureba hakaba hari vibe. Nibibe vibe mukumva gusa wena gushimisha amatwi no mu mutima wumve wishimye, nibyo ubonesha amaso kuri stage ukabona yuko hari vibe. Wenda ndaza gushyiramo aka video cyangwa se ifoto y'ukuntu haba hagaragara. Witwa DJ Brianne numwe mu ba DJ dufite muri East Africa, muri kano karere. Numwe mu ba DJ dufite mu ba DJ beza mu gihugu cyo mu Rwanda twigeze kugira ndetse tuzagira na kano kanya dufite. Niyo mwajya mu makompetizo ngo DJ runaka na DJ runaka, witwa DJ Brianne hari umwihariko ari kuzana mu DJ. Ahubwo ari ikintu ndibuze musaba. DJ Brianne twabonye ba DJ Ramafoza, ba DJ n'abandi bagiye batandukanye, ba DJ bande n'abandi muri Nigeria urabizi bakunda gukora ikijyanye na music. Ugasanga mu DJ wenda yakoze nk'indirimbo wenda naririmbemo ariko kamwitirira. DJ Brianne nka King iranda gusabye ngo mu byifuzo byanjye wenda n'abanyarwanda bashobora kuba bafite, ndagira ngo nawe utera indi ntambwe byibura ukora indirimbo igaragara tuvuga ngo ni indirimbo ya DJ Brianne, apana iriya ndirimbo y'umuntu witwa kirabiranye cyangwa se roki kimomo mwagaragayemo niko koko warayishe waranayivinye beat twumva yuko uyihaye. Ariko no turashaka ngo DJ Brianne noneho ndagira ngo ukora indirimbo nushaka ntuzagaragaremo, nushaka ntuzaririmbemo, ariko indirimbo izaza yanditsweho ngo ni indirimbo yitwa kunuku by DJ Brianne kugira ngo wenda nabapingaga navuga ngo ari urwego utarageraho babashe kuba basobanukirwa, kuko uwitwa DJ Brianne ni umwe mu ba DJ beza mu gihugu cyo mu Rwanda dufite. Numwe mu DJ beza mu gihugu cyo mu Rwanda dufite kandi tuzanagira mu byange mu byemere. Ibaza umu DJ avuye mu byo kureka kuvuga ngo ndi kuvanga imiziki ndaho ngaho nk'ibyo twabonye bitwa ba DJ Maruno bakoraga, ba DJ bande bagendaga bakora, ako witwa DJ Brianne avuga ati noneho nyeneye kuvanga imiziki nkagira imbaraga mu kuvanga imiziki kuri machine na turntable, ariko no n'imbere ya stage kuri stage nkagira abandi bantu barimo barasusurutsa ba bantu barimo barumva music. Apana gucuranga ngo nerekane ubuhanga bwanjye gusa, noneho nkiremo creativity, nzane n'ababyinnyi cyangwa se abadancer kuri stage baye babyina, mvanga imiziki koko byanyabyo, ariko no kuri stage aba ari ahantu hagaragara neza kandi ubona yuko umuntu ukumva indirimbo nziza no kuri stage amaso yabamwereka ikintu atarabona mu buzima bwe. Wo n'umwereko w'umuntu DJ Brianne navuga ngo ukwicyubahiro koko respect, kuko ibintu ukora innovation creativity n'ibiki ugenda ushyiramo n'umwihariko kandi
umeze neza. Muri kiriya gitaramo rero ngiye kwinjiramo neza mu byo babahishe. Iyi ni inkuru kwingira ngiye kuzana, kandi akaba ari inkuru ngiye kurambura. Mwabwira ngo ese byagenze gute, byaje gupfira he, kigitaramo cyari cyiza twiteguye yuko wenda kirazana resulta nzima, kabandi baririmbye neza. Mu Burundi barimo barazira iki? Abanyarwanda ese tugira ishyari? Abanyarwanda bakora music nyarwanda tugirira ishyari abarundi? Ibyo nabyo tugiye kubigarukaho. Ubundi mu myaka yashize ngira ngo murabizi, music y'u Burundi yahoze iriho hejuru kuri music y'u Rwanda. Ngira ngo abantu benshi murabizi indirimbo za trendingaga, nk'indirimbo yitwa ngo ntunkoreshe penalite, indirimbo ngo cya gikoko, indirimbo nk'izo ngira ngo sore ni indirimbo zakomokaga mu gihugu cy'u Burundi. Ariko abanyarwanda bitewe n'ukuntu baje gukora music ku bwa ba Meddy, ba The Ben, ba Jepoli bande, baraje bafata music bashyira ku rundi rwego. None music y'abanyarwanda iragenda ibanini irenga iy'u Burundi, kuri rwa rwego rw'uko umuhanzi w'umurundi nka Double J azakina gukora audio nziza, akaza kureba umuntu witwa Element cyangwa se akaza kureba umu producer witwa Roda, kugira ngo music yumve koko iri ku rwego mpuzamahanga. Si uko mu Burundi badafite abantuza aba producer, ahubwo nuko urwego rwabo rudahura n'urw'aba producer dufite mu gihugu cyo mu Rwanda. Sibye umudirector avuye mu Burundi no mu Rwanda twaba tumwifuza kano kanya, umudirector witwa nde John Erard, niwe mudirector navuga ngo warerewe mu gihugu cyo mu Burundi, ndetse tubona yuko abaye successful cyangwa se ageze ku rwego rwo kuba no mu Rwanda twamukena cyangwa se muri East Africa bashobora kumukena kugira ngo ajye kudirectinga indirimbo z'abahanzi bari muri kano karere. Ariko ku kijyanye n'aba producer, ku kijyanye na featuring, ku kijyanye na platform, ugasanga abanyarwanda nitwe turi hejuru y'abarundi, kugera kuri rwa rwego rw'uko umurundi akina gupromotinga music ye, akaza gufashaka umuntu witwa Dekati Babarawo, akaza gushaka witwa Jeskizo cyangwa se Kasuku, akaza gushaka witwa Dumba. Abo bose ni abanyarwanda bari mu gice cyo gupromotinga cyangwa se cy'ububloga kugira ngo promotinga ya music y'u Burundi. Ubwo rwego rw'ukuntu u Burundi music yaba yagiye ijya hasi y'abanyarwanda ikazamuka muri kuyumva neza. Mu gitaramo cyabaye ku cyumweru, ni igitaramo cyari cyiza pe, haba ku bahanzi bagiye kuri stage bakaririmba, nabanza kubwira yuko performance yaba yagenze neza, ari amajwi ari imitegurire, byari ibintu bimeze fresh. Ariko bigeze ku muntu witwa Kirikou habayeho ikosa, ndetse na kano kanya ibitangazamakuru biri gukomeza kugarukaho cyangwa se biri kuvugaho. Ni ikosa ryabaye ubwo uwitwa Kirikou akira yagiye kuri stage, ibyuma birapfa, biza kugeraho indirimbo yitwa ngo aha ni he, indirimbo iri trend cyane mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse no mu karere hose. Iyo ndirimbo biza kugeraho uwitwa Kirikou akira ayiririmba nta byuma, nta muziki, naki, akoresheje vocal gusa. Ibyo bintu byarabaye bivugisha abantu benshi, bita bitwibutsa ku gitaramo kigeze kuba cy'umuntu witwa Gopondate, ngira ngo murabyibukane muri igihe yaronshinze album ye, uwitwa Philipita ari gucuranga, uwitwa Double J ibyuma nabwo byaje gupfa cyangwa se bakenamo indi ndirimbo y'undi muhanzi. Uwitwa Double J bigera n'ibintu bya danje, anagaragaza yuko yasuzuguriwe mu gihugu cyo mu Rwanda, anagaragaza yuko batamwishimiye, bamugiriye ishyari. Umuntu witwa Double J ntabwo twabigarukaho, ni umuhanga. Umuntu witwa Double J ni umuhanga mu byange mu byemere. Double J ni umuhanzi w'umuhanga. Kwavuga ngo yenaga abanyarwanda b'abahanzi bamugira ishyari, ibyo byakumvikana. Ariko ndetse nyine cyo cyari kigamije cyane yuko uwishe ibyuma ari umuntu witwa Philipita byakunze kugaragara yuko mu gucuranga ari hose mu bitaramo hatakunda kuburamo ereri. Aracuranga ariko ereri zikaboneka. Icyari cyabaye mu gitaramo cy'ejo bundi rero nta kindi nuko uwitwa Kirikou akira aza mu gihugu cyo mu Rwanda, we yasabye yuko bamushakira umudije w'umwihariko. Aravuga ati njye nyine umudije wanjye w'umwihariko uzancurangira. Bivuga yuko uwitwa Joshua nyiri protocol, nyiri Kigali protocol, yamushakiye umudije uzamufasha mu gucuranga. Ariko uwitwa Kirikou bahuye aramupinga, aravuga ati uno mudije simukeneye, nagare waze kugira gute ngangorere mu gitaramo. Bivugwa yuko bongeye bashaka umuntu witwa DJ Brianne nk'umudije wakoze muri kiriya gitaramo. Baravuga ati se nta n'ukuntu wazacurangira uno muhanzi witwa Kirikou, nk'umuhanzi urimo urazamuka neza mu gihugu cyo mu Burundi cyangwa se muri kano karere turimo. Uwitwa Brianne yarabyemeye, ariko igitangaje ngo nuko ku munsi w'igitaramo byageze uwitwa Kirikou akira atarahereza indirimbo cyangwa se playlist y'indirimbo witwa DJ Brianne ari buze kumucurangira, mu gihe witwa Kirikou ari buze kuba ari kuri stage ari kuririmba. Agashya kabaye nakahe rero, uwitwa Kirikou
yahise ngahuza n'aba DJ bo mu gihugu cyo mu Burundi abasaba yuko bazaza kumufasha muri icyo gitaramo. Yabazanye ku munsi w'igitaramo. Uwitwa Kirikou agiye kuririmba, aba DJ be bafashe ibindi byuma bitari ibyo bacurangiragaho. Ubundi bavagaho umuhanzi yakomezaga nyine akaririmbira kuri bya byuma n'ubundi byari byasetinzwe hariya muri Mundi Center. Ariko uwitwa Kirikou we aba DJ bose bazana ngo ibyuma byabo bahita baza bacomokora ibyari biri gukora, bacomekaho ibyuma byabo. Mukuru muri uko gucomeka ibyuma rero batangiye gucuranga, no witwa Kirikou atangiye kuririmba, ibyuma byabo DJ byatangiye gukorora. Byashoboka yuko wenda harimo ngo byashoboka yuko wenda impamvu byakore byari bishaje cyangwa se batana bicometse neza. Urumva bapinze ibyuma by'abanyarwanda cyangwa se bapinze machine n'ibyuma n'amakina n'ibiki byose by'abanyarwanda barimo bakoresha bashyizeho ibyabo. Uwitwa Kirikou kwigiriye kuri stage, ibyuma byanga kuvuga. Ariko nanone nshingiye kuri post y'umuntu witwa Dumba, ndagira ngo nkubwire yuko uwitwa Kirikou hari igihe umuntu afata ingingo imurengera akayikoresha nk'intwaro wenda yo gukoresha kugira ngo atumbagire mu kindi kintu cyangwa se agere ku rundi rwego. Ndagira ngo nkubwire yuko kubw'iyo saga y'umuntu witwa Double J twabonye yuko yaje mu Rwanda ibyuma bigapfa gatata aririmbye neza ndetse akagirana bifu n'abanyarwanda. Byanashoboka yuko abarundi nk'abanzi b'abarundi babyitwaza kugira ngo bagaragaze yuko mu Rwanda n'undi music yabo bayicenege cyangwa se bayigirira ishyari. Impamvu ni ingiyi, kano kanya nk'inkungu zo kuri kingira nimo navuga ku muntu witwa Kirikou akira. Bivuze ngo iyo uri umuhanzi ukagira saga nyinshi zigenda zikukuvugwaho, bivuze ngo ubu urimo urakomeza kubaka izina, urimo uratera intambwe, urimo uragera kuri cyangwa se urimo urasatira kugera ku rundi rwego. Byashoboka yuko uwitwa Kirikou yabwiye aba DJ bati nimugera kuri stage mugiye kuncurangira ibyuma mu bimenemo amazi cyangwa se mu bizimye, kugira ngo nerekane yuko abanyarwanda batugira ishyari nk'abarundi cyangwa se ngo ari nkuru irazi kavugwa muri kino gihugu cyo mu Rwanda, nagera no mu Burundi bakayimbazaho mwongera nk'abatrending nk'uko indirimbo yanjye ahanihe iri trend. Ibyo ngibyo bishobora kuba ari umugambi w'umuntu witwa Kirikou wavuze ati nyeneye yuko ibyuma mu byanyenza mukabyica kugira ngo nsige nikoreye inkuru. Icyambere cyo kurimba kuko ni wundi ndirimbo ya Kirikou muragenda kuri radio mukayumva, murascrollinga kuri YouTube mukayumva, murajya kuri social media zitandukanye zicuruza music mukayumva, muri mwe mwarazidownloadinze, hari mujya kuba disk bana mukazifatisha. Bivuze ngo nk'umuhanzi abakeneye inkuru irazi kamuvugwa ikamara igihe kugira ngo yongere abe trend, cyane yuko nabonye ejo bundi yari yanarizinze release yasoye akanuza aga challenge n'aka video gateguza indirimbo igiye kujya hanze. Bivuze ngo uwitwa Kirikou akeneye push, akeneye imbaraga nyinshi ziraza z'amagambo menshi aramuvugwaho kugira ngo ategurira harurira inzira iriya ndirimbo ye igiye kuba yajya hanze mwuka byaramwe. Si ibyo byonyine byavuzwemo, hanavuzwe n'inkuru y'umunyamakuru witwa Patrick de Entertainer wavuga yuko yibiwe telefone. Uyu umunyamakuru ukorana n'umuntu witwa Kasuku Jessica Zompangu. Murabizi ko nakoze kwa Kasuku, ariko nasanze uwitwa Patrick de Entertainer yaramaze kwitereka ari umwe mu bantu bari mu kizuru kwa Kasuku. Nibigano byinshi muzabona witwa Kasuku akora ari mu gihugu cyo mu Rwanda, muzabona aba bari kumwe na Patrick de Entertainer. Ku bantu batamuzi, ni umujama ambara amarinete utajya yakuramo unanutse ukunda kuba yicaranye n'umuntu witwa Jessica Zompangu cyangwa se n'umuntu witwa Kasuku. Saga yabaye rero ni yihe ngo witwa Kirikou akimara kuva kuri stage ibyuma byavuze neza. Ariko ibyuma byavuze neza ntago ari ibyuma witwa Kirikou yari amaririmbiraho, ahubwo bacometse ibindi byuma kuko witwa Davis D yaragiye kuri stage yaragiye kuri stage ku rubyiniro kuba yaririmba, ariko bacomeka ibindi byuma bitari bya bintu witwa Kirikou akira yaririmbiragaho. Uwitwa Kirikou ngageze hanze asanga ubwo yese yigira mu modoka, asanga hanze hari kurota intambara ivuga yuko ngo turi kurwanya abanyarwanda, bari kurwanya uwitwa Kirikou akira. Binavuga yuko ngo abanyarwanda twishe ibyuma tubishaka cyangwa se aba DJ bishe ibyuma babishaka kugira ngo uwitwa Kirikou ataririmba neza. Hari intambara ngitoroshye y'abafana barimo barwana bagira gute baterana amagambo. Uwitwa Kirikou ngo nibwo yaje gusohoka nawe ajya kwivanga muri iyo ntambara. Mu kwivanga muri iyo ntambara rero nibwo ngo witwa Patrick de Entertainer muramuzi muzamubona muri Genesis Comedy n'ubundi bitaramo bitandukanye, aho bifite agatelefone kameze uko nakoresha kamera reka wajya ngo kamera yagiyeho arashye cyangwa se akababwa, aho imbere n'agatelefone arimo agenda yifatira content n'ibiganiro. Witwa Patrick de Entertainer ngo yafashe telefone
telefone atangira gukamera. Uwitwa Kirikou abonye yuko Patrick de Entertainer ari gufata amashusho cyangwa se ari gufata video ashobora kuza kuzishyira hanze zikamukuraho, ngo nibwo kwataka uwitwa Patrick de Entertainer haba akantu kameze nko mu Rwanda bisa nka rukumuza ati wimfotora winkamera wigira gute. Uwitwa Patrick ngo muri ako kaduruvaye nako kavuyo nibwo yasagira gute aburira telefone muri iyo mirwano. Ni telefone nziza cyane yakuye kwa Rujamafone z'ishop barimo arakoresha content na iPhone. Ni telefone ihenze mwuka byaramwe. Uwitwa Patrick de Entertainer agakimura kubura telefone yahise yerekeza kuri RIB atanga ikirego naho byabire n'ibiki. Nabonye abanyamakuru benshi batangiye kwikoma uwitwa Kirikou na title zitandukanye barimo baraza bakandika ngo uwitwa Kirikou akira yibye telefone y'umunyamakuru hano i Kigali. Cyangwa izo title muri kuzumva kuntu ziremereye. Uwitwa Kirikou yibye telefone y'umunyamakuru hano i Kigali mu Rwanda bitewe nuko telefone y'umuntu witwa Patrick de Entertainer yaburiye mu kavuyo ko kurwana k'imvururu k'intambara y'abafana mwavuga ngo mwazimirije y'ibyuma runaka byagenze ukunuko ngayo nguko. Ariko nicyo kibazo cya Patrick de Entertainer ndagira ngo mubabwire mujye mu biganiro bikunda kubera kwa Kasuku. Uwitwa Patrick de Entertainer n'umuntu ukunda kuvugana umuntu witwa Kirikou akira, ndetse Kirikou ari mu bantu bakandira kanyenyeri uwitwa Patrick de Entertainer ari mu bantu bakorana bya hafi mu gupromotinga mu kumwamamaza no kubutuma nyina yumvikana muri kino gihugu cyo mu Rwanda. Bivuze iki? Bivuze ngo nasaga ya telefone ishobora kuba ari ukuyibisha uwitwa Patrick yo telefone atarayibuze ahubwo ari prank barimo barakina kugira ngo uwitwa Kirikou mu matwi y'abanyarwanda agire gute akomeza avuga cyane yuko twabonye Kirikou ari umwe mu bahanzi muri kano karere dufite babahanga mwoka byaramwe basha gucreating utuntu kugira ngo boro zayo cyangwa se indirimbo zayo n'ibihangano byabo bikomeze bibe trend nawe kandi akomeze abe trend mwoka byaramwe. Nibyo rimo ravuga muri ino mihanda bihana kuvuga ngo witwa Kirikou ngo byagenze uko ibyuma ibi nibi mbibuteye ko no kumanzi witwa Double J byabaye bivuze ngo ntaza n'undi muhanzi bishobora kuzaba. Ariko amakosa yagaragaye nayo umuntu witwa Kirikou, amakosa na yawe Kirikou ntagara y'abanyarwanda kuko urumva Kirikou nimba yarazanye ibyuma yarazanye aba DJ bakizana ibyuma byabo ibi byuma ikaza kubapfiraho bigasarara. Bivuze ngo amakosa na yawe ntagara y'abanyarwanda. Twe nakosa twakoze n'aba DJ cyangwa se n'abantu bari bateguye protocole n'iki byose aho nta kikosa bakoze ahubwo ikosa ni umuntu witwa Kirikou tarabashije kumva akanapinga agashaka gupinga ibintu by'abanyarwanda bati nshaka kwizanira abanjye wenda dukora cyangwa se b'abarundi witwa DJ Brianne ari gucurangira neza n'umu DJ mwiza dufite muri East Africa. Uzenga amakosa n'umuntu witwa Kirikou akira. Ariko by the way nanone twavuga ibibi ngibyiza tureke kubivuga. Ni igitaramo cyagenze neza cyatewe inkunga na B1 Gene ndetse n'andi makampani yigireho andi makampani akora ibijyanye n'ibinyobwa niyigireho tujye tubona wenda nka kampani runaka rago ngiye kuzimentioninga nubwo na B1 Gene na yamamariza rago ari ngombwa ngo mentioninge cyane. Ariko yagaragaje urwego rwayo gufata igitaramo nka kiriya ukagitera inkunga ijana kurindi bivuze ngo uburi murashaka gushyigikira industry yo mu Rwanda. Ubugaragaza yuko nawe muri industry yo mu Rwanda hari akazi wakoramo cyane yuko wenda buri no kwabamaza. Ariko nanone ni ikintu cyiza mukanda subscribe kuri no YouTube channel. Ariko nagiye ngiye nababwiye kino kintu muri St John Training Center ni igisubizo kuri we wacikirije amashuri cyangwa se kuri we wakoze exam ukarata tugufite kuba wakiga mu gihe kingana n'umwaka umwe wonyine ukabonye diplome yizewe. Iyi ni diplome igufasha kujya kwiga mu mahanga, ni diplome igufasha kujya gushaka akazi mu bihugu by'amahanga, ni diplome yagufasha gusobanukirwa neza cyangwa se gukomeza amashuri mu bihugu bigize gute bigiye bitandukanye. Kandi akarusho kacu ndetse n'agashya kacu nuko duhugura n'abakandida bigenga nari dukora cyangwa se n'ahandi wadusanga sibye hano mu mujyi hafi y'iposta mwoka byaramwe. Iyo uhageze naho ngaho neza dukorera itubona icyapa cyacu kikuyobora cyangwa se ko duhamagara kuri 0788562727 cyangwa se 0788889323 muri St John Training Center igisubizo kuri wacikije amashuri cyangwa se wakoze exam ukarata jobless.